ujya ubona umugabo ukifuza kuba waba nkawe, ujya wumva b'abanyabigwi bamwe bafite imvugo zamamaye hirya no hino mu mahanga ukumva nawe wazagira imvugo uzamenyekaniraho. Ese ujya ubona ibikorwa by'abandi bagabo batandukanye nawe ukumva hari ibikorwa wazagira byakuranga? Uyu munsi ndaje ngo turebere hamwe ibintu by'ingenzi byatuma uzavamo umugabo uhamye. Ntimucikwe. Turarebera hamwe ibintu 12 nyakuri bizatuma urushaho kuba umugabo uhamye. Twagiye. Icya mbere, ntukabwire umuryango wawe ibintu byose biba byakubayeho bizagusubiza inyuma. Icya kabiri, ntukabwire inshuti zawe za hafi buri kintu icyo ari cyo cyose. Kirazira kubwira inshuti zawe buri kantu kose kabaye n'akatabaye, kirazira. Icya gatatu, ntuzigere ubwira umuntu uwo ari we wese amafaranga ufite kuri konti ya banki. Ibyo ni ibyawe na banki yawe gusa. Menya rimwe na rimwe kugira akabanga. Ntugapfe kuvuga ibintu byose ngo ni uko wizeye inshuti zawe ngo uzibwire buri kantu kose kugeza no ku mafaranga utunze. Kora cyane kandi mu ibanga. Icyo ni icya kane. Kora cyane kandi mu ibanga. Icya gatanu, ntukiruke inyuma y'ingutiya, iruka inyuma y'intego zawe. Aha baratubwira niba uri umugabo nyine kandi ufite za ntego zo kuzagera kurushaho kuba umugabo uhamye, ukiruka inyuma y'ingutiya cyangwa se ngo ujye mu ndaya mu yandi magambo, kandi hari ibikorwa wowe washyize imbere byazatuma urushaho gutera imbere ndetse no kuzavamo wa muntu uhamye cyangwa wa mugabo uhamye twavuze. Icya gatandatu, ntukabe mwiza cyane ngo urenze urugero. Si buri wese ugira umutima nk'uwawe. Ntuzigere wizera umuntu ukimubona ngo kuko avuga neza. Isura irashukana, amagambo aryoha busukari, kandi abantu iteka batangira berekana uruhande rwiza gusa. Icya karindwi, nta muntu wundi nkawe uzigera abaho, bityo rero imenye ubwawe. Icya munani, soma ibitabo byinshi bishoboka. Ubumenyi n'imbaraga zizagufasha gukomeza kwiteza imbere ndetse no kuzavamo wa mugabo uhamye turi kuvuga aka kanya. Icya cyenda, jya ufata indyo nziza, umubiri wawe uzabigushimira nyuma. Numara kubona ko ya ndyo nziza uri gufata igenda yubaka umubiri wawe kandi ikagutera imbaraga zo gukora cyane kugira ngo uzavemo wa mugabo uhamye, umubiri wonyine uzakwereka ko ibyo wawukoreye yabishimye. Icya cumi, jya unyuzamo ufata igihe cyo kuba uri wenyine. Kami ka muntu iragukeneye. Jya ufata iminota mikeya, akaruhuko, ugende uba uri wenyine, witekerezeho, wibaze, umutimanama wawe uwugishe inama, uwubaze niba ibyo uri gukora, ibyo uri gucamo, ibyo uri kubona bikwiriranye n'uko wabaye uri muri ibyo bihe. Icyo cyari icya 10. 11, ntukajye impaka n'abapfapfa bifitemo ubushobozi bwo kugutera kwiheba no kuba abantu bakwibaza ku ndangagaciro zawe. Ndagisubiramo, ntukajye impaka n'abapfapfa bifitemo ubushobozi bwo kugutera kwiheba no kuba abantu bakwibaza ku ndangagaciro zawe. Aha nufata umwanya ukajya kwirwa ujya impaka na wa muntu udafite icyo yitayeho, na wa wundi warangije kuba uwo ari we, akuvugaho cyangwa agira ibyo agushinja kugira ngo arebe uko uhinduka, bari kutugira inama y'uko tutagakwiye kuba duta uwo mwanya tujya impaka zitubaka cyangwa se
zishaka kuguca intege, nibo bapfapfa barimo kutubwira. Icya nyuma ari nacyo cya 12, shyira mu bikorwa ihame ryo gushyira mu gaciro, ryo kutarenza urugero mu byo ukora byose no mu buryo ubaho bwose. Aha icyo nakongeraho, aratugira inama yo kutishyira mu rwego tutarageramo, dushake kuba mu buzima buturenzeho, ahubwo ngo twiyakire uko urugero rwacu ruri, mu bushobozi bwacu dufite ari nako tubaho. Ntidugashake gutera intambwe cyangwa ngo dusimbuke umusozi tugere ku wundi musozi turenze uwo hagati, ntibyashoboka. Ahubwo tumenye icyiciro turimo ari nacyo tubamo, ariko duharanira kukivamo ngo tugere ku kindi. Duti bavandimwe b'uyu muyoboro wa YouTube channel, turabakunda cyane. Tubasabye gukora share, mugakunda ibiganiro byacu mukora kuri like, mugasubscribinga isaha ku isaha, umunota ku munota, isegonda ku isegonda, nyembaho nka anaconda nakanga nta izi ngingo, bityo twese turusheho kuzavamo abantu b'abagabo. Ndabakunda we. uko watakishikasha ahantu hose ngo mbone icyo gusora, niba bikubabaza